hari utunyamaswa dutoya tubiri tuba hariya muri parike y'Akagera. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara. Hari igihe twabaga turi kuri Nayikondo tukabona indege ije guhinda inyamaswa. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara. Ibyo byiza ni ibya Leta y'u Rwanda. Ivuga ngo Niyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusenga irakomeye, haleluya. Mu Burundi iyo dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusenga irakomeye, haleluya, haleluya. Abarundi iyo dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusenga irakomeye, iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka. Ndabakunda cyane pe, mwakoze cyane kuza kundeba, ndabishimiye. Murabe igiciro cyinshi mu buzima bwanjye, umutima mwiza abana b'Abarundi mugira, Imana izabubahere umugisha. Ngaho tambuka mukundwa uraberewe, wowe n'inshuti zawe ziguherekeje bayikaze. Ababyeyi nabo nibavuza impundu, ndabona werade, ndabona usa nka marayika kuri uyu mwanya. Wubahwe wowe n'ababyeyi bakwibarutse mukundwa. Gahora mbura amaboko maze duhoberane, ababyeyi ntibaba bishyigikiye bavuza impundu. Uri uwanjye nanjye ndi uwawe, wubahwe wowe n'abakunzi banjye. Ndabashimiye cyane abadiaspora, Abarundi ndetse n'abari muri East Africa hose, ndabasuhuje cyane kandi ambogo na ruyumba. Ababyeyi babishimye, basaza banje inkwano bazishimye, bayi bayi baya bato n'abakuru. Ndasuhuza tata bukwe n'amabukwe, inshuti z'imiryango mwese ndabasuhuje. Tambuka shongore uratsinze, utsinze igitego gikomeye mu buzima bwanjye. Tambuka shongore uratsinze. Ndasuhuza data bukwe n'amabukwe, inshuti z'imiryango mwese ndabasuhuje. Tambuka zaza hari je nzogaruka kukwishuza, zaza nta kibazo. yari Imana ibyemera. Iroma, Iroma, Iroma ni mu ngoro ya Data. Isi n'ibiyuzuye n'ibya Data, ayoboye imigabane yose igiye igize isi. Yitahira i Roma mu ngoro ya Data. Bayi 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 baya bato n'abakuru, bayi bayi bayi
mwese bakundi ba Buja Today TV, ndakubwira ati mwiriwe mwaramutse bwakeye aho rero naho rereye. Buja Today TV dukurikirana muri kwisi yose kuko turamaze gushika kure. No musi rero twateye imbere twavuye mu gihugu cy'u Burundi twasimbiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda turi i Kigali kumwe n'umuntu adasanzwe. Nje kibaza ati uwo muntu ninde? Nibaza kabisa kabukurikira social media, ukurikirana video zica ku mbuga ngurukana bumenyi, ndavuga imbuga nkoranyambaga mu Kinyarwanda. Wamaze kubona uyu muntu wari kabisa. Turi kumwe na Vava Imbogo n'ibindi byinshi bitandukanye. Vava, ndakuramukije cyane. Urakoze cyane, ndabakunda cyane kandi nanjye ndabishimiye cyane. Icya mbere na mbere nishimiye guhura nawe. Nanjye ndabyishimiye, ababyeyi n'abana beza tumaze iminsi tuvugana kuri WhatsApp, bakanyandikira, harimo n'umuma muri hariya i Bujumbura mu Burundi. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane kandi na nyakubahwa w'igihugu cyanyu ndamukunda cyane. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Vava, nishikanga Kigali navuze kabisa shaka kugenda ntabona nyina Vava uko byogenda kose. Ndabakunda cyane pe. Mwakoze cyane kuza kundeba, ndabishimiye. Murabe igiciro cyinshi mu buzima bwanjye. Umutima mwiza abana barundi mugira, Imana izabubahere umugisha. Gusa nasanze wagiye ruguru, twe hariya mu Burundi umuntu agiye mu ntara tuvuga ko yagiye ruguru. Byagenze neza, byagenze neza cyane kandi abaterankunga banje, abafana banje, umuryango wanjye wose urabashimira cyane. Amahoro y'Imana abane nawe. Abandi nawe kandi. Ruguru canke mu ntara byagenze gute? Wavuye guzinka zingahe? Nabonye ukunda inka cyane. Nagiye mu ntara ubwa mbere njyangira bakamana ngira ngo mwarabibonye. Ubwo hari umuvandimwe nyine w'inaha i Kigali yarampaye amafaranga ndayongeranya nguramwe inka nyisiga mu cyaro. Ariko bibaza mukuru wanjye arambwira ati uba wayimpaye nanjye nari nyine ifumbire. Mubwira ko ninongera kugira umugisha hakagira uwongera kumfasha nzaza nayo kugurire iyawe. Ubwo bari baje kundeba nyine bambwiye ko hari umuntu wo hanze ngo wemeye kumfasha ngo akantera inkunga. Ubwo ngeze hano i Kigali ahita abikora. Bonereho kumushimira we n'umuryango we wose. Uwiteka Imana abaha umugisha kandi asubize aho bakuye, niryo jambo ry'umubyeyi wanje. Nibwo rero bampaga nyine iyo nkunga nsubirayo muri icyo kimasa ngisigira umuvandimwe kugira ngo nawe ajye abona ifumbire afumbise. None se Bava waguze ikimasa nagira bari kugura yivyara kugira yunguke? Oya, kubera ko nyine mba nshaka kuragira inyungu. Nshaka kuragira inyungu, ejo nzayisubizayo. Shaka kugabana n'uwo nayisigiye nyine ngo ayimfashe. Ngura ibimasa kuko ibimasa nibyo byunguka vuba. Imbyeyi uyigura ugamije kuyorora, ntabwo uyigura ugamije ugurisha, uyigura ugamije kuyorera kugira ngo izakubyarire ubone amata. Bisa nizere ko mu nyuma nibasura kugura uzogura n'imbyeyi kugira bazibaranywa amata hariya. Nimba n'umuterankunga nkongera kugura nzagura iyi mbyeyi. Vava, ubu rero tuganire kuri Vava kuko jewe hariya mu Burundi naratanga ubwa mbere ndabona ka video ko umuntu ari karirimba dore imbogo dore impara. Mu nyuma ka video ndakabona nyene kashikiye, mu nyuma mbona abantu basize kuri ku mastati mu ma WhatsApp atandukanye. Ndakimva nani umuntu ninde. Mu nyuma ka karirimbo zakumva bagasizemo instrumental, ni kuvuga bagasizemo umudiho, bagasizemo amapiano. Wowe wavyakiye gute ukuntu wataga nagenda umva ukuntu wagiye uratangura uyu munsi kuvuga itangura gushika ubu? Wavyakiriye gute kumva kajya ka video gatangura kamenyekana mu Burundi no mu Rwanda? Kara ka video rero hari umuntu nigeze kubona ari kuvuga ngo se ngo abantu bakurikirana ku ndirimbo ngo y'imvubu n'imparanguri imwongo ubuhe butumwa. Ariko kandi ntiyibagirwe ko leta y'u Rwanda igigira gutya igahamagara uduhangano tw'udushya. Karaka video nagahangano nakoze nyine mu rwego nyine rw'utunyamaswa nabonaga kandi ngakora mu kuri, ntabwo nagakoze mu karimo ubutumwa n'indirimbo z'ubutumwa ngira ngo zirahari. Hari indirimbo yitwa Inuma Pastor Bishop yamereye intama. Abashaka indirimbo zirimo ubutumwa bazajye bagira gute bayikurikirana. Naka ngaka nagahangano udushya.
ku bantu nyine baba bavuga ngo indirimbo ngo nta butumwa burimo baba bumva ubutumwa kandi numvise ufise indirimbo z'ubugeni ushaka kuririmba abantu basezeranye barabitse n'ukuri aka gahangano n'agahangano k'utunyamaswa tuba hariya mu Nyagatare hariya mu Kagera nakaririmbye muri rwa rwego rwo kuvuga ko bahamagaye uduhangano tw'udushya ntabwo nakaririmbye ngo karimo ubutumwa bajye bakora ibiganiro basebye igihangano cy'umuntu cyangwa se bavuge ku muntu babanjije kugira gutekereza neza tutinaje kure na kure kubera kajya karirimbo naho hari ufise utundi two mu bugenyi utundi tw'Imana gusa akaniko kamenyekanye cyane kuko niko kantu twakumenyeye ko cyane buriya abantu bose nyine baragakunze ariko utundi twishi turahari tw'amazina y'inka twabutubukwe zabizi imihigo zirahari byinshi ariko buriya hari impamvu bakunze kariye nk'abakunzi ba Budget TV dusanzwe dukorera mu gisagara cya Bujumbura ariko uyu munsi twatembereye dushika Kigali twashaka kubera abakunzi bacu n'abakunzi bawe abafana bari mu Burundi no mu Rwanda beshi bakumenye kuri kajya karirimbo nikoro shaka tubanze duhere ko kwanza kubwira kuko aho uzoja hose kajya niko karirimbo kambere abantu bagomba kumva bakumva abantu bose bakunda hari utunyamaswa dutoya tubiri tuba hariya muri parike y'Akagera dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara hari igihe twabaga turi kuri Nayikondo tukabona indege ije guhinda inyamaswa dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara ibyo byiza ni ibya leta y'u Rwanda baba ego umengari utundi tunugenda urongeramo bwa mbere nakumva umenga ni gato ariko ubu numvise ari kareka twari turiho ahubwo nukora ko nyine nari naririmba uduce tubanza ariko n'utwe turiho baba noneho gura na Bruce Melody wabyakiriye gute nk'umustar akomeye ngaha mu gihugu cy'u Rwanda iriya ni ijuru rizwi n'Uwiteka Imana n'umuhungu we Yesu kuko byankunda kuvuga ngo nta mikino bagira iyo bakuziho ubushobozi bakaba bakuziho imbaraga barakuzana bamara kukuzana bakakubwira ati hanagura umwana wanjye amarira uyu musaraba umukureho nawe aruhuke nahuye nawe ni ijuru ryabimpangiye ntago byapanzwe n'ubushobozi bwanjye se cyangwa se n'imbaraga zanje nahuye nawe kuko imbaraga z'Uwiteka Imana kandi akomeze amererwe neza umuryango wanjye uragira uti ntakabura igitaramo mu rungano kandi azakomeze guhaha ubu rero dushaka dushyikirize ko rero ka karimbo ka Bruce Melody ahetse umbwira n'ukuntu watinyitse Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ya bita ahehe nakwanze nushake na winyange nakwanze nushake na winyange ahehechu nakwanga nushake na winyange nakwanga nushake na winyange ahehechu baba ndashaka nanumvise ko byakugoye kugira urinde uva hariya ushike mu itangazamakuru irinde ushika ugeze uyu munsi
niki byakugoye kugira uronke uburyo ibihangano byawe canke indirimbo zawe canke impano zawe zigaragara nkuko ubizimaze kugaragara? Byarangoye cyane kuko nabaga ndi mu rugo mu cyaro nkibaza ukuntu nahura n'itangazamakuru bikanyobera, nkibaza ukuntu nazamuka bikanyobera. Hari umuvandimwe wa hariya i Nyamasheke, Minisitiri Bamporiki, nari muziho kuko ari minisitiri w'urubyiruko, muziho kuko ashoboye, muziho ubutwari, muziho ubunyangamugayo. Ndavuga nti Imana ngiye kuzamuka musange nk'umwana uturuka iwabo, nindangiza mbe namusaba ko yanyamamariza indirimbo bita Kabeho Ngoma, akamfasha kuko nawe yakundaga kuririmba indirimbo z'imihigo. Mbese nyine numva ndabyizeye, njye wabo njya kwaka nimero, njya nsanga umubyeyi we, njya kumwaka nimero. Ngeze umubyeyi we nimero abanza kuzinyima, nzihabwa n'umwana ubahirira witwa Eric. Nimero ndazizana, ndazitwaza, ndazigendana, nzigeza mu rugo, ndahamagara yaka kuyifata, mwereza message yaka kunsubiza. Ariko kuko ari we muntu nari nizeye kandi mwizeyeho kuba afite imbaraga z'ubuyobozi, kuba hari intambwe yateye, kuba hari urwego ariho, bitamo kuza nk'umwana w'Inyamasheke, nk'umuntu umuzi ko ari minisitiri w'urubyiruko, bitamo kuza ngo ngiwe mbe nanamuganiriza, mbe nanamusaba n'ako kazi ko mu rugo bibaye ngombwa cyangwa se bikunze bishobotse, maze nkaba namukorera, narangiza nkazamugezaho cya gitekerezo nk'umubyeyi cyangwa se nk'intore cyangwa nk'intwari. Nzamuka gutyo, ariko ntabwo ariko byagenze. Ntabwo ariko byagenze cyane ko nasanze ari no yarahuye n'ikibazo, afite ikibazo nyine afunze. Ubwo rero ngera mu rugo, urabona nk'umuntu uturutse mu cyaro, umuntu w'Inyamasheke, mbese mbona nyine nta muntu umpaye karibu, mpitamo kwishakishiriza akazi ahandi. Nuko nibwo nasabaga akazi nyine hano kwa manager wanjye, akazi ko mu rugo ndamukorera, numva ndishimye cyane kuko numvaga ko namemba bya 2020 nkajya kuzana abana ku ishuri, bizajya bimfasha buri kwezi nkagenda ngura ihene, genda ndagiza mu cyaro kandi nkazazamuka. Numvisha amahoro arayo, numva ndashyikira aho ngaho, ariko uwanzamuye yarafite imbaraga ziri hejuru ya zazindi nari nirinjije. Anyuze inzira aho zitari, inzira ze ngo zirenze ibihumbi. Nibwo nabitekerezaga uriya mubyeyi, ndabimubwira, mubwira uko naje, mubwira ko niyo ndirimbo ngifite, ndamusaba nti njyane ku maradiyo yose mbaza abanyamakuru, ati yego genda. Maradiyo yose ndazenguruka, ariko mbona ntago bari kubyitaho cyane, ko ngo bababwiye yuko bizajya binyura ku mbuga nkoranyambaga, buriya wenda babonye akavuyo k'abahanzi n'akajagari ari kenshi, babanza bashyiraho izo mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga rero kuzi umuntu wo mu cyaro, nta smartphone nari mfite, nta mashini mfite, nkayoberwa iyo biva niyo bijya, nkasanga abafite ayo mamashini bakanca 1000, 2000 se, 5000 se, ngo banyoherereze ya ndirimbo kuri izo email. Nuko ndayohereza kuri email yo kuri Kiss FM, ndayohereza kuri email yo kuri Radio Rwanda, bigeze hagati nagira handitse Abanyarwanda, nkabanya kwa Perezida wa Repubulika na Madamu bikanga. Yanze nyine numva ndarekeye bitabagirwa, ndaza nicara nkurikira akazi kanjye nkakunze. Mudamu agiye kugira nyamara hari umunyamakuru nzi, nanjye njya nkora ibiganiro nawe witwa Rosa, naguhuza nawe, hanyuma ukagira gute ukazazamuka. Nuko byagenze, nkahuza nka Rosa dukorana ikiganiro, bukeye menyana na uriya mubyeyi nyine Mbabazi. Nuko nyine byagiye bigenda bizamuka, mva mu Rwanda menyana n'abarundi, murabona ko mwaje kundeba. Gusa ndashimira Uwiteka Imana, shimira ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kubw'amahoro n'umutekano duhabwa n'Uwiteka Imana. Abanyarwanda bakunda cyane. Vava, ubu uramaze kumenyekana ahantu hatari hake, bamaze kumenya byinshi bitandukanye kuri social media canke kubijanye n'impano. Mu gihe kiri imbere umaze kumenyekana, mbona ko aka kazi uzohavuga heba naho wemera ko ari akazi watanguriye ko kagufashije, katumenyana na manager aragufasha. Ejo aka kazi nshaka kugaheba cyo ugasanga ntukiri kumwe na manager. Akazi ntago numvaga
mbese maze iminsi ndi kure yako nta mwanya nkibona wo kugakora kandi nkabonera ko kubwira abandi bana bagasuzugura nibareke kugasuzugura kuko akazi kose iyo usenga Imana ikaguhera umugisha kandi aho uri hose Imana ihaguhera umugisha iyo yubaha kandi ukaguma kuyereka ukuri. Narendi kumuhamagara mu kanya muje kundeba ugerageze ushakishe undi mukozi ari umushakishe kuko nge nta kazi ntabwo mbona umwanya wo kugakora sinkabonera umwanya. Vava ikintu wabwira wa mwana wundi hariya mu cyaro afise impano ashaka kumenyekana nkuko wamenyekanye, ikintu wamubwira ni cyane afise za mpano wari ufise ukiri hariya ashaka gushika nkaho ushitse uyu munsi? Ikintu namubwira Imana yonyine nizamura umuntu. Imana yari yarambwiye ati nzakwamamaza. Iyi Imana ikintu yacyemeye kibaho aho waba uri hose, waba uri mu mubabaro umeze gute, waba uri mu gahinda kameze gute, aho uri wubaha Imana. Umuhanzi Theo yigeze kuvuga ngo nta kure cyane habaho itagukura, nta kure cyane habaho itakugeza. Rero aba bana bafite impano bo mu cyaro shakisha mama na Jean nibyo, ariko hariho izindi mbaraga zijya zigeza umuntu aho atabasha kugera. Izo mbaraga nta zindi n'iz'Uwiteka Imana. Kwiringira Imana byonyine ni ibya mbere no kwiha icyizere kandi ukitinyuka. Vava hari abantu bavuga ati ushobora uku kuntu uri kuramenyekana bishobora kudateba bikamara kanya gato, ujera gute iki kintu kugira uzogume uri kuri hit tuzogume tukubona nka Vava uhimba dusha? Abo bantu bavuga ngo bigeraho bikarangira ni ibintu nanjye nzi cyane mbizi no kubarusha. Imana nimba yaguhamagaye ikaguhamagara gukina mu kibuga, ntabwo guhamagaye ngo uzagumukinire mu kibuga wenyine kuko si wo mukinnyi wenyine ugomba gukinira muri icyo kibuga. Ahubwo niba uri gukinira muri icyo kibuga ugomba kumenya ngo ese mvuyemo nsinze igitego, ese mvuyemo nsinzwe, kuko cya gitego nanone n'ubundi uzakigendana kuko cya gitego ni intsinzi. Ya ntsinzi uzayigendana n'ubundi ikugeze mu wundi munezero urenze n'uwo wari ufite uri muri cya kibuga. Rero abandi bana bazamutse byanezeza cyane kuko hari abana bafite umubabaro urenze uwo mfite, ariko muramubwira ngo ntuzamure mu kibuga nta ntsinzi ntayo. Intsinzi rero nta yindi nuko nzagira itandukaniro n'ubuzima narindimo. Niba narindi Nyamasheke mpingira igihumbi, nkaba nshaka guharanira ko ejo batazabona narahuye na Murinda Habi, narahuye na Mbabazi, narahuye na Rosa, bakabona nsubiye kugira gute guhingira igihumbi kandi ari abanyamakuru bashoboye, kandi ari abanyamakuru Imana yagiye ihereza mikoro bakamfasha guhamya ukuri kwanjye. Aka kanya aho agejeje akora ndamushimira cyane. Aho agejeje akora ntago namanuka, najyaga njya mu isoko rya Rugari iwacu ajyana akafito kamwe k'amata cyangwa tubiri atugurisha abakongomani. Nkumva ndababaye nkagera ku Gasima, hari isoko dufite, hari aho bacururiza ibiryo, nkagerayo nkabaza abayobozi ntese aha ku Gasima nangahe, bakambwira ati 50. Nkibaza ukuntu nabona bya 50 ngo nkoteshe ka Gasima nge nza ndandikeho indimu, ndandikeho amatunda se, ndandikeho inyanya, ndandikeho intoryi se, nkumva ni ikintu gikomeye. Ariko aka kanya niba nzasubira iwacu nkagira muri rya soko ryo mu karere ka Nyamasheke giterambere, nkabasha kuba nahabona ikibanza, nanjye nkabasha kuba nabona uko ncuruza hizo mbuto, biranezeza cyane. Kuba mfite icyizere cy'uko nshobora guhindura ubuzima, narangiza nkabona umushinga nkora, nkaba nashinga akabotike k'ibyo kurya, biranezeza cyane kuko ni ibintu niringiye kandi nizeye. Ntazasubira guca cya gihumbi, ntazasubira kubura isabune, ntazasubira kubura amavuta. Ni ibintu binezeza cyane kandi ngejejweho n'itangazamakuru kubera kumenyekana. Rero nongere nsobanure kuba uri kuri hiti ngo waramamaye ngo niko gaciro. Hoya agaciro menya ngo ese
kubamvugwa mu itangazamakuru nzagera inyamasheke mbashe gusigira mama umunyu w'ibihumbi 10 ese nzagera inyamasheke mbashe gusigira mama igitenge cyiza anyuza mu bandi babyeyi cy'ibihumbi 15 ese nzabasha kugerayo ngurira itungo umuturanyi naribona avuga ati itungo ni ryuriya mwana koko yaramamaye nange reka magere bame agatebo k'ifumbire ese kukwamamara kwawe bigusigiye iki cyangwa wazamukanye iyihe ntego ndashimira rero Uwiteka Imana ko mu ntego zose mu mihigo yanjye nagiye ngenda niyemeza agiye agenda amfataho aho agejeje akora ahabwe icyubahiro. Baba hari ukuntu abantu iyo maze kumenyekana usanga biba bigoye kubatora mu message bari menshi akaza bari keshi ko nk'ubu hari naho umuntu ari telefone akakubura nkuko hari abo warondeye usaba ubufasha urababura kubera akazi baba bafise. Bava nawe cyo canke igihe nshaka kuza turamubura kubera yamaze kumenyekana ga telefone ukandika message nta kwishura. Hari igihe nyine umuntu bari mu kazi kenshi ariko nyuma yaho ukaza kubona ko umuntu yagushatse ukamusubiza. Bava tugushimire cyane kuduha umwanya ariko kandi kukuntu wamenyekanye mu Burundi tukakumenya diaspora maze kukumenya Perezida wanyu w'i Burundi naho uzagira hose naho uzari hose Perezida wanyu ndetse na madamu we n'umuryango we wose Imana izabaho umugisha kuko n'ababyeyi nkunda cyane kandi nishimira. Urifuza kuzoza i Burundi kandi mu buji Burundi twakwakira neza nta kibazo ibyo babiri mu nshingano zawe kuvuga ati je umunsi umwe nzoji Burundi ndaba abakunzi ba ukuntu naje banyakira kandi twakwakira neza nta kibazo. Baba rero ngaha hagera abamajambo menshi yerekeye manager biki wewe ubifata gute nk'ubwira ikibajya abantu baba bavuga amajambo menshi numvise ba super manager numva byinshi kuvuga amagambo ho niyo uri umukobwa wasabwe muri quartier bavuga amagambo abantu baberiho kuvuga kandi buri muntu wese abashaka kuvuga icyo ashaka we n'uburenganzira bwe ahubwo wowe ugomba kwimenya ku giti cyawe none ukareka babandi bakavuga kuko numva amagambo nta kintu abatwaye ahubwo ugomba gucunganwa n'izamu ryawe ugacunganwa n'umwanya wawe ugacunganwa n'ukuri kwawe naho ibindi ntago byabura kubaho. Baba umaze kuja kuri hit none bavare mu rukundo bafite umusore mukundana na musore dukundana mfite hari wowe wavuze wakunda ruguru ubu uheruka ruguru ryari mwabonanye naramukundaga ariko bitewe n'ukuntu bameze n'ukuntu bitereye intambwe n'ukuntu bari ariko nawe umaze gutera intambwe n'ukuntu bari ku rugero rwiza ndavuga nti kuguma ntangaza ngo ndamukunda cyangwa se yararangije gufata izindi bishe mu mutwe we cyangwa se nawe yararangije kuba afite uwakunda banumva atari ibintu cyane ko hari abamama b'inshuti yanjye hari umumama w'Ibujumbura arambwira ati ntabwo nshaka kuguma kwifuza uriya muryango iyo aguhamagaye izagushakira umuryango mwiza kandi turagukunda. Ariko bava numvise umenga akunda abasore bafise akanoti oya ntabwo ari ukuvuga ngo bafise n'inzu cyane cyane ntabwo nkunda abasore bafite inote hari ukuntu ubona nk'umuntu ari uwo hafi y'iwanyu ukaguma umubona mbese ukumva uramukunze kuko ari umuntu uba warabyirutse ubona ari umuntu muturanye mbese ukumva uramukunze ariko utamukundiye amafaranga. Nayo bishitse ugakunda umuntu umva ko bimubwira kavuga ati je ndagukunda naho biruko cyangwa ubyigumizamo nyene bikaguhereramo bakure kandi ngewe n'ukuntu nteye niyo wenda gerageje nko gukunda nkabona ntabwo nyitaho mitabyibagirwa naguhamagara wenda nsenga nkabona ntunyitabye nga nimero bitanyisiba kakwibagirwa kuko mba mbona ntaho duhuriye nkunda ibintu bitandemerera ntabwo njya nkunda kugira ibintu bindemerera kwiteza ibintu bindemerera mba numva muri ngiye nshaka kuba mbayeho neza mu bwonko bwanjye nta bindemereye nkumva ndatuje. Bava yifuza umusore ameze gute avuga ati je nifuza umusore uzameze nuku ameze nuku icyo ngerageza kuvugaho nka kibera Imana na leta y'u Rwanda irakizi kandi igikivugaho hari ukuntu ugira gutya ugahubuka wamara guhubuka ukumenyana n'umusore ni umuzi
umusore ntazagira ugasanga agutaye muri kode nyuma yo kuva muri kode ukajya kujurara mu bihuru ukajya ku murenge wenda urutonde rw'abahabwa amazu rwararangiye se President aguma bidusobanurira ati ayo mazu nanjye kuba nyabahereza nanjye bafite abagize gute abohereje ubwo bufasha ukaguma ujya ku murenge ati ni mu mpinzu kandi urutonde rw'abahabwa amabati rurarangiye ugasanga ibyo bibazo ni wowe wabyiteye ubukango ushaka umusore ashaka kujyana hara munsi y'igiti ashaka kujyana aho muri burende ugiye kubaho nabi ugiye kwirirwa ubyara abana 5 6 uri munsi ya cya giti uri guhinga se hari ukuntu hari najyaga mbona Nyagatare Perezida wa Repubulika yakemuye Imana izanga umugisha cyane hari ukuntu abantu yigeze guha abantu igabiro arababwira ati nimuhingeho ariko ntabwo mbabwiye ngo muturemo noneho abantu bakajya bahamagara imiryango yabo bakaza bahekanye abana bakaza ababyeyi bakaza bahekanye bakaza guteranira hahandi igabiro kandi ni mu kigo cya gisirikari ababwira ati nimuhinge mwaka gashyimbo n'akagori muhahe hari benshi bagiye bakuramwo amazu ibyuma bihungura ibigori bitorora ubunyobwa n'amamoto ndetse n'ibindi noneho rero iyo miryango ikagenda iduhamagara twe tukazanya kwamara kuza nyuma tugasanga abandi barahaje bakuyemo iby'abarangije aravuga ati mwe kubakamo nimuvemo utaragize icyo akuramo uwo yari indangazi abantu bajya mu mafamu bajya guhinga za tugabanya bageze mu mafamu undi ati uyu mwumbati wanjye ni munini ndawugumana undi ati ibi bigori byanjye ndabishaka undi ati sambu umenye ko ari iyanjye abona bazajya barwana bakagira bakamarana arangije aravuga ati ibintu byo guhinga mukagabana simbishaka nibikurweho buri wese asubira aho yavuye asubire iwabo icyo gihe nicyo cyatumye mbona za nyamaswa zimara n'imvubu n'imbogo kuko narindi Nyagatare ndamushimira cyane ahantu hose yabaye maso ndamushimira cyane kuko buri kintu cyose agishyira mu mwanya wacyo niho hantu rero namenyeye ukuri niho hantu namenyeye kuvuga ngo kuko hari abantu benshi bagendaga bakaza bakajya Uganda ngo bagiye kwaka ngo amasambu ngo Uganda bakajya Uganda nk'umuntu agasarura nk'ifuka 20 y'amasaka agahera ku wa mbere amwe akageza ku wundi wa mbere igihe cyo kubakura muri gabiro kigeze batangira kujya hehe Uganda niho hantu namenyeye yuko iyo ushatse umugabo nta nzu afite nta samba afite wangara icyo gihe abaturage benshi bagiye za Uganda ndetse yewe bikavuga no ku radio ati bari kwambuka ati ni mubihorere bagende kuko ntacyo ntagize kuvuga we nushaka kubana n'umugabo akodesha inzu icyo gihe narabibonaga nushaka kubana n'umugabo akodesha inzu narabibonaga kabirebesha amaso yanjye kumva ni ibintu bibabaje kandi bikagaruka bikajya no guteza akavuyo mu gihugu cyane ariko naho ushobora kuyubaka mukaba mu yo yubase oya ahubwo vuga ngo hari umugabo bakodesha afite inyishu ya yakode afite hakura ubwishyu agakodesha afite aho dushyira amaboko tugakora tugakodesha kuko iyo ufite amaboko ejo ugera aho na yakode ukayivamo ariko gushaka umuntu aragenda w'i Burundi se n'uwo muri Kongo se aragenda murakubitanye n'umuzi araje gusize hose yasa ejo bizagaruka bikugaruke kandi bibere n'umutwaro leta yanjye y'u Rwanda icyo kintu ni ikintu urubyiruko rwose rukwiriye kubanza rugatekerezaho kuko ni kenshi uzabona ku YouTube aryamye mu bihuru n'umwana ari guhamagara leta y'u Rwanda ngo ngwino ntabare ese urakuruza leta y'u Rwanda ngo nizi gutabare kuki utabanje gutekereza ese ngiye gushakana ese umuryango ngiye gushakamo n'uwuhe ese uranzi ese uwo muryango ufite isambu ese data muko afite hazama nkakubita isuka y'ikijumba ese data muko afite hazama nkatera isina uri gushaka ushaka kurinde ushaka gute ni ikintu nisizemo nabwira ndetse n'urubyiruko rw'u Rwanda gupfa gushaka uko ubonye ubaguritse ni ikintu kibi kandi ni ikintu kigira ingaruka ku muryango wawe n'ejo ugasanga leta igiye kugira gute igiye kugenderamo kandi ari ibintu bakoze uburenganzira bwawe n'umutima baba uretse korora amatungo nk'inka n'ibindi ni kiye kintu niye business indi babaye gukora yo kwiteza imbere
business numva nakora kwiteza imbere mba numva nacuruza hanyuma gucuruza nkabifatanya n'ubuhinzi kuko mbona ari cyo kintu kigenda kizamura nk'abaturanyi duturanye nk'abaturage aka kanya bavuga bati twebwe turatuye turashimira leta y'u Rwanda dufite amahoro n'umutekano turoroye dufite ibi ujya wumva muri kazi ni kazi ubwo romba numva ngewe nacuruza ku rugero rwanjye ndetse nkanahinga ndetse nkagira gute nkamorora nkajya mbona yafumbire ukunda ibintu byo korora nibaza ari byo ubwo amafaranga yo gurinka ndabikunda cyane kuko nibyo mbona ababyeyi banje bakora nk'umubyeyi duturanye nta kindi kintu cyamufashije kurihira abana ishuri nuko rakira kimasa akakigura 250 amezi 5 yashira akakijyana mu isoko kikunguka 1,100 akabiguramo ibikoresho by'abana ashimirwa cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika yubahe kuko yagiye atiraho za nayini zigiye ziri ku rugero rwiza noneho umuntu akarwana n'iki na twandikoresho bitewe no korora utwo tumasa ariko uzurorora n'imvyeyi kugira zivyare zigwire zizane n'amata nzajya nzora umuvyeyi abakeneye kunywa n'amata nzajya nzora bitewe n'urwego nzabangezeho kuko imvyeyi akakanya n'ibihagaze 450 450 ingahe kandi imvyeyi nkayishyiraho ngaho nkazategereza wa mwaka ikabona kubyara yanyana ese izagikamwa nande ese umukamo w'amata ese aho ngaho uzabuhagije ese umukamo w'amata uzamfasha na hanyuma mbese utekereza ukavuga ati reka ngura ikimasa kuko iyo uragirira inyungu ushaka inyungu uragira ibimasa iyo ushaka korora rero uragira ibyeyi bava mu ndirimbo zasanzwe uririmba hari indirimbo twumvise ko watwaye ku radio hari indirimbo umuntu ihari nyene iri official umuntu ashaka kumviriza hari indirimbo nyine yitwa Roma narayirangije nyine nikoresha ama video na clip video yarakozwe nza kutaye turabona wanjye nyine uba muri Amerika yaramfashije Imana izampumugisha arambwira ati ndashaka ko unayikorera amashusho ubwo rero ntegereje kubanza kuyikorera amashusho kuko ntabwo umuntu yakubwira ati nzakoreza amafaranga ntabwo ari umuntu aba yicaranye ku kanya bisaba gutegereza hanyuma rero kuko ni ibintu akora nawe umutima ututse ndetse ubushake mwategereza twe twavuganye yuko ndi ugiye kuwa kabiri ejo bundi nari ndi mu rugo mvugana n'abayikoreye bambwira yuko atari yabohereza amafaranga yo gukora amashusho ni indirimbo nziza cyane dukishirize ko tuyumva Iroma 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 ni mungoro ya data isi nibiyuzuye n'ibya data ayoboye imigabane yose igiye isi yitahira Iroma mu ngoro ya data Iroma ni mu ngoro ya data Afurika yose igera Iroma ni mu ngoro ya data tubona umugisha uturutse Iroma mu ngoro ya data Iroma ni mu ngoro ya data tugezwaho ibyiza biturutse Iroma mu ngoro ya data Iroma ni mu ngoro ya data Iroma ni mu ngoro ya data Iroma ni mu ngoro ya data turindire rero clip video nibaza ko muzoyibona kuri YouTube ya Vava sinzi amazina azokoresha kuri YouTube ariko byose tuzobibona kandi tuzobibabwira nk'abakunzi ba Budget Today TV musanzwe mukurikirana ibiganiro byacu Vava dusa n'abarangiza gusa ntiwogana utaturimbiye akarimbo k'ubugeni kandi abantu batangwe kuza baragutumira baririmbira mu bukwe babwita ubukwe ngaha Gaho tambuka mukundwa uraberewe wowe n'ishuti zawe ziguherekeje bayikaze ababyeyi nabo niba
bavuza impundu ndabona wera de ndabona usa nka marayika kuri uyu mwanya wubahwe wowe n'ababyeyi bakwibarutse mukundwa gahora mbura amaboko maze duhoberane ababyeyi niba babishyigikiye bavuza impundu uri uwanjye nanjye ndi uwawe wubahwe wowe n'ababyeyi bakwibarutse mukundwa ngaho tambuka mukundwa uraberewe wowe n'inshuti zawe ziguherekeje ikaze ababyeyi nabo nibavuza impundu ndabona wera de ndabona usa nka marayika kuri uyu mwanya wubahwe wowe n'ababyeyi bakwibarutse mukundwa ngaho tambuka mukundwa uraberewe wowe n'inshuti zawe ziguherekeje ikaze ababyeyi nabo nibavuza impundu ndabona wera de ndabona usa nka marayika kuri uyu mwanya wubahwe wowe n'ababyeyi bakwibarutse mukundwa gahora mbura amaboko maze duhoberane ababyeyi niba babishyigikiye bavuza impundu uri uwanjye nanjye ndi uwawe wubahwe wowe n'ababyeyi bakwibarutse mukundwa. Wow, merci Bob. Izo ndirimbo zose urifuza kuzozisohora nazo tukaza turazumviriza kuri YouTube cyane. Nzazisohora. Baba nibo bavuga ngo babazozima ibiki n'ibiki nizere ko bitarimo kuko uzoga umuduha indirimbo. Oya babazazima n'abandi bose. Oya, nibyo Agomba kuzima n'abandi bose bakazamuka. Oya ariko ugomba kuzima kubera. Raba ba Debene, ba Medi, ba Bruce Melody kuva tubamenya n'ubu ntibarazima nizere ko navava azoguma kuri ritme nyene ahubwo tubandanye tumumenya tukazoguma himbudusha bananya aririmba indirimbo. Urugero rwiza Imana ishaka bariko zagumaho kandi hama nizemera kuzima nibona ko nkwiye no kuzima nkicara n'abandi bakazamuka ntabwo nta kibazo. Kuri nta kibazo ugomba kumva kucyazozima niya kuzimya nawe nta kibazo nta kibazo babura tweza ko ngo nishikagure ngo nzazima oya nta kibazo. Vava rero twebwe twirumviye kuganira nawe tuganiriye abakunzi ba Buja Today TV yashitwa Buja Today TV twari twarimviye gukorera ikigali tukavuga ati ntitwogenda vraiment tutaganiye na Vava tubama indirimbo najyaga nkunda yo mu Burundi ivuga ngo iyo Mana dusengira komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengira komeye haleluya mu Burundi dusengira komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengira komeye haleluya haleluya abarundi dusengira komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengira komeye iyo Mana dusengira komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengira komeye mu Rwanda irakomeye je kuririmba kabisa si ibintu byanje ariko mba numva nyene umuziki umeze neza. Hari ikindi kintu cyo mu Burundi uzi canke iyo ndirimbo wayumvira hehe ko babigoye kugira nayumvaga nyine ndi mu Rwanda nkayumva nyine ku ma televiziyo ku WhatsApp ndetse no mu mamodoka menshi. Ese Vava ruguru warakoresha WhatsApp mu ntara ndavuga mu ntara nta
nabonaga abandi bazifite nasaba nk'abakire deplacement bakagenda bayicuranga numva ni indirimbo nziza cyane. Hagira umurokore umukizo ngira mu badivantisi numvise uvuga indirimbo y'Iroma nibaza ngo umukatolike gobero urabona ko Iroma nyine no muri Bibiliya haba harimo Iroma na ahantu nkunda cyane kandi nuba rifuza kuzojayo banumva ari ahantu nyine kure cyane kandi ahantu hagera abantu Nenezereye kure cyane Imana iteshikana umuntu nyine banumva ari ahantu ibaza Imana gushikanye Kigali ukamenyekana uyu munsi social media zose tuzibona ko vava arumva ko ni Roma vyogorana gushikayo gusa nyine numva Iroma ari ahantu heza ari ahantu abantu bakomeye kandi beza nyine bitonda nyine baca bugufi nyine nuko babyumva. Hari umumama waturutse muri Kenya arambwira ati uko bitekereza niko bimeze. Sineze kuri mu Adventist ngira ko bative n'abatejwe mu bative ego vava rero twoganira byinshi cyane ariko reka tuse n'abarangiza akajambo bwira abakunzi basanzwe bakurikirana Buja Today TV. Abakunzi banje ndabashimiye cyane abadiaspora abarundi ndetse n'abari muri East Africa hose ndabasuje cyane kandi amahoro y'Imana abane nabo ndabakunda cyane kandi Uwiteka Imana abahereze umugisha kandi batwemereye kuzozi Burundi zaza hari je nzogaruka ku kwishuza zaza nta kibazo yari Imana ibyemera zaza nabiri Imana ishobora kwanga none ko nibindi yavyemeye gusa kandi ubisirimba indirimbo z'ubugeni zoguhamagara uze kundirimbira kuri ku bukwe bwanje bayi 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 baya batona bakuru bayi bayi ba ishuti n'abavandimwe giye mu muryango mwiza Imana yampaye wonge mubaha maze uteteshe bamasenge bavugisha impundu bamama wacu bambaye impanuro bogona ruyumba ababyeyi babishimye basaza banje inkwano bazishimye bayi bayi baya batona bakuru tasuguza tata bukwe na mabukwe inshuti z'imiryango mwese ndabasuje tambuka shongore uratsinze utsinze igitego gikomeye mu buzima bwanjye tambuka shongore uratsinze ndasuhuza data bukwe na mabukwe inshuti z'imiryango mwese ndabasuhuje tambuka shongore uratsinze utsinze igitego gikomeye mu buzima bwanjye tambuka shongore uratsinze. Baba merci beaucoup turagushimiye Imana kwezagire nizire ko n'igihe tuzogaruka ngaha mu Rwanda uzoduha umwanya tuganira Imana iguha umugisha urakunda ko kantu merci beaucoup murakoze